imana yari imuhetse. Ese turi kumwe? Imana yari ku mugongo w'Imana. Ikize kitujana ku mugongo w'Imana ahangaha ho kwihangana nuko tuba twabanje twande twumvikana kwizera kubanza kukubaho kwamara rero kugasingiriza kwihangana rero kukaja ku mugongo w'Imana. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Bwana nitakuona mbinguni, haya yote yatapita, dhoruba na vingine vyote vitapita, matatizo na shida vitapita. Siku moja nitakuona. Kwizera ndaza gusoma ibyanditswe. Kwizera ndikuza kubona amakuru yaha. Ndikuza kubona amakuru yaha. Murebe namwe kwizera kuza kubona. Undi muntu umwe nazana. Kwizera kuze kurenza amaso, murebe namwe, sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Turi kumwe? Biblia yabango imani huruka juu ya mambo yote. Kwizera kuza guca hejuru yo kwihangana. Tikuze kubona ibyo kwihanganirwa, tikuze kubibona. Tikuze kubona ibiduhesha ibyiringiro ngo twiringire, ntabyo bihaba. Kwizera ndikuza kubona. Kwizera ndikuza kurangiza n'uburyo bwo gukiranuka, ngo umuntu akiranuka abone kwera ku masezerano. Oya, kuza kwama kubona ibisubizo gusa. Niyo yandirimbo duherutse kuririmba ivuga ngo kuamini pasipo kuona. Kwizera kuna amini pasipo kuona. Kwizera ndikuza kureba ibigaragara ibifatika. None umuririmbyi aravuga ngo inafaa katika safari. None kuriya kwizera niko kunafaa katika nini? Katika safari. Ngiye kuvuga hano hagati nizo ngorane dufite, nibyo bibazo dufite. Imana yaravuze, twaravuganye ngo yagereye umuntu wese kwizera. Nta muntu n'umwe Imana itaye kwizera. Iyo ugukoresheje rero kuza kubyara kwizera ko ku rwego rwo hejuru, ku rwego rwo hejuru kubona. Imana itanze kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Turashimira Imana ikidutije uyu mwanya wo guterana nkuko tubivuze. Imana ntaco twakwirata, ntaco twanavuga ngo cakozwe usibye ubuntu bw'Imana. Kandi nanone dukomeza twihanganisha nabandi nkuko babivuze, ibihe bizabiruha bigahinduka, abantu nibamara kuzuza ibyo basabwe. Ndizera neza, ndizera ko bizaza gutungana nitwamara kuzuza ibyo twasabwe n'ubuyobozi. Hanyuma na bene data bagaragu b'Imana baje uyu munsi, mukomere mwihangane, ibyo bihe nyine biriho ariko bizahinduka. Reka dusome ijambo ry'Imana, Abaheburayo ni 11 n'umurongo wa 29. Bibiliya iravuga ngo kwizera niko kwatumye baca mu nyanja itukura nk'abaca ku musozi. Abanyegiputa nabo babigerageje bararengerwa. Dusubiremo, haravuga ngo kwizera niko kwatumye baca mu nyanja itukura nk'abaca ku musozi. Abanyegiputa nabo babigerageje bararengerwa. Dusome Kuva ni ibice 14 n'umurongo wa 22, 26, 27 na 29. Turasoma ayo maverse 14 Kuva n'umurongo wa 22. Abisirayeli baja mu nyanja hagati baca ngo ku butaka, baca ko ku butaka. Amazi ababera inkike iburyo n'ibumoso. Amazi ababera inkike iburyo n'ibumoso. 26. Uwiteka abwira Mose ati, rambura ukuboko hejuru y'inyanja, amazi asubirayo aje, amazi asubireyo aje ku magare yabo no kubahetswe n'amafarashi babo. 27. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, mu museke inyanja isubizwamo guhura kwayo, abanyegiputa barayihunga. Uwiteka akunkumurira abanyegiputa hagati mu nyanja. 29.
haravuga ngo ariko abisirayeli baca hagati mu nyanja nko ku butaka, amazi ababera inkike iburyo n'ibumoso. Tumaze igihe tuganira hejuru yo kwizera. Uyu munsi turaganira kwizera guca inzira mu nyanja hagahinduka nko ku butaka. Kwizera guca mu nyanja. Inyanja itandukanye n'uruzi. Inyanja nubwo wakoga abozi ntibayoga. Inyanja mu yandi magambo ni nk'ahantu hatari inzira. Nta muntu wabwirwa ngo nace mu nyanja ayibona. Reka twige ijambo ry'Imana ritaza rikabya. Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Bibiliya ni imvugo y'Imana. Iyo usoma Bibiliya uba usa n'uhaye usoma mu mutima w'Imana. Iyo dusoma Bibiliya tubaye tuvuga Imana. Ngira ngo abaherutse kubona YouTube yazanye ibintu abantu bari mu kumenya amakuru. Hari igihe ngira ngo ari muri Kongo ubwato buherutse kurohama. Buriya umuntu utaragendera mu kiyaga n'ibyago iyo muhuye n'umuyaga mugahura n'umuyaga muri Tanganyika n'ibyago. Umuyaga wigeze kuduhuha rimwe muri 1993 tuvuye Uvira tuja Kalemi saa 8 z'ijoro. Abantu barirega, abantu bihana batabishaka. Umuntu akavuga ibintu ukibaza ariko kuja mu ijuru. Kera ariko n'ubu sinzi nimba iyo ndirimbo ikihabaho. Twageze turirimba ndakumbuye iwacu mu ijuru, amina haleluya, inkumbu zaho ziranishe numva ndahakumbuye. Noneho ukuntu gatera neza yaba hariho sente uko mwanakiraga kandi mukanakira mwaye muririmba neza kandi gukumbura mu ijuru, kuja mu ijuru gano gupfa. Nimugoroba Apostle yavuze ijambo ayatwigisha uburyo bw'ubwenge, kumenya ubwenge no kumenya kuvuga ubuhanga. Aravuga ngo abantu hari igihe badavuga ngo twagiye ngo tumare guhura, ngo tumaze kuva hano ngo tugeze mu nzira ngo duhurane impanuka, ngo tumaze guhurana impanuka ngo hafamwe abantu babiri, ngo haleluya, abantu bakavuga ngo amen. Utanze haleluya, abantu bagize impanuka bapfuye, none ngo haleluya. Shaka kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo hari igihe turirimba indirimbo tukaziririmba tuzumva. Ikiyaga ni ikintu giteye ubwoba. Mu kiyaga nta nzira y'amaguru ihaba. Umuntu akugejeje ku nyanja, inyuma hariho ibyago, inyuma hari intambara. Ndakubwiye iby'ukuri, nigeze muri ibihumbi bibiri nigeze kuva iyo twari dutuye mu Bibogobogo Mpanja Ibuvira abahazi abandi mwihangane. Noneho ngo ngeze aho twari turaye baradutera nijoro, ngo bamare kudutera nyine intambara iraba intambara, turahunga. Ngo duhunge, inzira yari imwe gusa yari Tanganyika. Itabana bane ngo mare gushika kuri Tanganyika, hirya hari amasasu, ahari amasasu, inyuma hari amasasu. Nta yindi nzira yo guhungiramo, inzira nyine yari uguhungira mu ruzi. Noneho ngo mbone ko ngiye kurengerwa, ndapfukama ndireka nsenge. Kurya nunamye mbabe nsenga, babana bama binjira mu mazi.
kujya uzubona urupfu ruzarucisha umuntu gutinya urupfu uzuca ahantu nigeze kubona rimwe ariko muzi amahwa hariho amahwa amwe azayisobekeranya tambara yigeze kuba rimwe ngo amasasu ngo avuge umuntu arucamwe arahuruka ariko yashitse rukuri kw'Imana yahurutse ari umuntu woca mu mahwa ugahuruka uri umuntu reka nze icyo mpahinganishaho ndashaka kugaruka ngo tuganire hejuru yo kwizera kuze guca mu nyanja. Sema amen. Kwizera numara kukugira ubuzima kukaba ubuzima. Nuko ndaza kugaruka kuri ibi. Reka mbabwire ibi bintu bine. Abantu bane nibaze hano, bane baze batambuke hano mberekerera aya makuru kandi muhagarare mutandukanye muhaninda simwegerane mwese. Wowe igumiyongiye kakwiye igirayo nawe ariko muje ku murongo nyine linye parallel mwabaye abanyeshuri igira hanga nawe igira kubera nuko nubundi nijwi sintwara umwanya nakanya gato. Noneho Imana yahamagaye abanyesiraheli irababwira ngo nimwaguruke mbajane mu gihugu cy'amata n'ubuki. Yamibabwira ngo abahiti n'abahivi n'abayebusi n'abagirigashi n'abamori n'abanyakanani nzabirukana ndimuzigera mubona n'umuntu nzabirukana nje. Imana niyo ari kwibabwira njewe nzabirukana. Ati kandi igihugu ngiye kubaha nta ngumbi zakibamwo, abantu bazabyara inka zibyare nta byonyi, nzabyirukana nta mahoro masa, muzubaka murye munywe. Baraha kwizera ndaza gusoma ibyanditswe. Kwizera ndikuza kubona amakuru yaha, tikuza kubona amakuru yaha. Murebe namwe kwizera kuza kubona. Undi muntu umwe nazana kwizera kuze kurenza amaso. Murebe namwe. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Turi kumwe. Biblia yabango imani huruka juu ya mambo yote. Kwizera kuza guca hejuru yo kwihangana. Tikuze kubona ibi ibyo kwihanganirwa tikuza kubibona. Tikuze kubona ibiduhesha ibyiringiro ngo twiringire ntabyo bihaba. Kwizera ndikuza kubona. Kwizera ndikuza kurangiza n'uburyo bwo gukiranuka ngo umuntu akiranuka abone kwera ku masezerano. Oya kuza kwama kubona ibisubizo gusa. Niyo yandirimbo duherutse kuririmba ivuga ngo kuamini pasipo kuona. Kwizera kuna amini pasipo kuona. Kwizera ndikuza kureba ibigaragara bifatika. Noneho umuririmbyi aravuga ngo inafaa katika safari. None kuriya kwizera niko kunafaa katika nini? Katika safari. Ngiye kuvuga hano hagati nizo ngorane dufite, nibyo bibazo dufite. Imana yaravuze, twaravuganye ngo yagereye umuntu wese kwizera. Nta muntu n'umwe Imana itaye kwizera. Iyo ugukoresheje rero kuza kubyara kwizera ko ku rwego rwo hejuru, ku rwego rwo hejuru kubona. Nsome Bibiliya umuntu nadufasha.
Abaheburayo Abaheburayo ni 11 n'umurongo w'8. Yego. Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa. Yumvira Imana. Kwizera kuza kutuma umuntu yumvira Imana ngo aragenda kugira ngo aje mu gihugu yasezeranijwe. Aho nuko agenda atazi yajya. Urebe namwe ese turacyari kumwe? Mwavuga ngo amina. Sema tena haleluya. Kwizera kwizera ngo gutuma ngo agenda atazi yahayaje, ariko kwizera kwari kuzi yo kwakuri. Buriya nico gituma umuntu azavuga ibintu byo kwizera abantu ntibabyumve, kubera iki bataza babyumva. Noneho baza bareba bakakwitegereza bagaba batari ko mudaheranwa ibyo avuga arabizi. Sinigeze kwabwira hano ushize nzanywa nkagacishamo ntinabwiye Imana ngo izompa indege yivuga butumwa izozi twihutisha vuba. Kuni babuza abantu bakritika. Wabuza umuntu gutekereza icyo atekereza. Nuko nzayigurukana tutakiri kumwe ngo umenye n'amakuru yanje nimara kugira abuze n'imodoka ariko aratimbaguza amaguru ari mu by'indege. Kwizera ngo kwatumye, sema haleluya. Kwizera niko kuza kuduhesha kwatura tukaturi ibyo ibirenze. Wa mwanditsi yaranditse ngo ibasha gukora ngo ibiruta ibyo dusaba ndetse ngo igakora ibiruta ibyo tugira gute ibyo dutekereza. Ibyo byo mba nabitekereje ibyo by'indege nabitekereje, ariko Imana ibasha gukora ibiruta ibyo ntekereza. Imana ifite imbaraga ikoresheje kwizera kuri mu muntu. Kurya nababwiye karemano, kurya kwizera karemano Imana yatanze. Uwizera azabona ayo masezerano, isi nibizavaho ijuru. Uwizera haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Urebe nawe awe igisubizo kiri, urebe no kwizera iyo kuri. Hariho distance, hariho umwanya, hariho imyaka, hariho amezi, hariho iminsi, ariko bizahinduka. Imana ikuremera kwizera uyu mwaka. Sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwizera kuza kurema ibintu, kuza kurema kukarema. Apana Imana. Kwizera Imana yadushizemo kuza kurema. Kandi kukareba haba duhema. Bae baduhema. Mwese aho yavugiye ngo niki cyabaye niwe uzubizana. Hari isezerano mfitanye nawe, twabivuganye nawe se ko ndavugira gundi ariko uko uzubona abantu badabahangayishwa nta muntu ufite isezerano ryawe. Dore Aburahamu ngo agenda amaze kuvugana n'Imana, Imana iramubwira ngo haguruka. Sema amen. Kwizera. Aya makuru ntayo ngiye kuyagarukaho. Reka nsubire nsome ikindi cyanditswe nka kimwe. Rwandiko rw'Abakorinto ba kabiri ibice 4:18. Za faranga ko zatinze. Yampanga. Abakorinto wa kabiri Bandureke gusoma. Niho ngiye gakubwiriza sasa.
haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wo kwirata yona birata, yaravuze ngo mfite icyo kwirata. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Ariko babasaza bavuze ngo wanga abantu ngo azababure. Wo kwanga abakristo akagenda nyine ntabayobore, yoyobora abo yanga. Twatanze 980,500 hano oya. Noneho aha ni 980, jewe sinavuze aha ayanje ndarimo 25,000 hano. Mubishire kuri aya 985 tayo nayo navuze arahangaha nayo. Nukuvuga ngahe ni muteranye karikire mantare ni gute 980,500 guteranya ni 25,000 umuriyoni. Zamba puro muzizane hano ndaza kuzisiko navuze ndaza kuzipfukama tarwenya nzamenye igihe mbaye numva kuzuye buremberembe muze kwisesana hano. Uku nukuvuga ngo ku cyumweru tuzokoresha ibyuma neza nta ngorane. Turafata haba n'ugenda no muri banki ubunyine umuntu ababwiye kwizera. Sinababwiye umudamu wagiye kwigisha bakamuha credit yajanye bibiliya arahari. Mwumve kwizera mukabyara yagiye gufata credit baramubwira ngo nazana ibyangombwa ajana bibiliya. Iyo nkuru nayo nayibabwiye nsubiye kwibasogongeza bibiliya. Aragenda kuri banke bati niku ese ni nani harya ingwate ati ngiyi bibiliya. Barayamuha arahari kwereka bisari hari ya Nyagatare twarateranye mu giterane. Nushaka uze ngoheze video uyikurikirane niwe wabyivugiye wenyine. Bibiliya kwizera ariko nari nibage kumuvuga mwo gashwamo kwizera murebe yarangije kuba mu akreda hangaha. Ibi bindi bisabwa nta makuru. Iby'ingwate n'ikindi yarusha bireba yarebye guhabwa gusa credit. Ariko ko nukwiwe tukaje gutondana bibiliya ngo ugiye gusaba ingwate ngo niko pastor yavuze. Mvuze uwo nguwo niwe watubwiye ko niwe byahiriye s'abantu bose. Kuamini pasipo kuona usifiwe Yesu Kristo umoko dimandala bigeni gani ya bigeni dementa kraili da Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana nitakuona mbinguni. Haya yote yatapita. Dhoruba na vingine vyote vitapita. Matatizo na shida vitapita. Siku moja nitakuona. Sema amen. Na imvuga nyine Imana mu gicuku kasa munani hano. Ndagira ngo nizifaranga nyine nakompamagara. Nahamagaye mugenzi wanje ndamubwira. Tinaraye hangaha ko ndumva gasumo kifaranga. Ko ndumva gasumo kifaranga. Namubwiye ntuze kare tukubwira amakuru. Tinaraye hangaha mpaye imfurubira ko ndumva ifaranga ziza. Ariko muri abantu bese hari n'uwo sengeraga abantu imitima ikakomantara. Umuntu azabahudumiya mu bintu bikama bitungana. Abantu bese Imana ibaheze umugisha. Ndabishimiye ndabanezererewe. Wese turacyari kwizera kandi icyo sinzi ibintu bayi numva mu mutima uyu mwaka umva ijambo ry'Imana uzakuberemo ibisubi uyu mwaka umva nk'uwi nta gipindi kibirimo. Oya nimba nta kwizera witonda ariko niko nashaka ngo Imana ikurememo kwizera uyu
murumva mwebwe rimwe ko umuntu azasenga ukaza mumva nk'ijuru ryakengutse hakaba ikindi gihe wasenga nukuri waza ukubita ukaza mumva ko rama rigaruka isengesho uri none ukibaza ko nta vyaha ko nitunganije niki kurya ikirere ariko iyo umuntu agiye gusubizwa uza usinziki uzamva nko mu mutima habaye nkantu hugurutse tugende ku makuru ya kabiri noneho iyo kwizera kumaze kubaho ukagira kwizera rero kuza gusingiriza kwihangana iyo umuntu ataratera intambwe ngo agere kwihangana agashikira intege ahangaha ntazasubizwa kubera iki kwihangana niko kuza guheka ryasezerana bakavuga ugaceceka bakavuga ugaceceka bakavuga ugaceceka bakavuga ugaceceka mami si we ariko uzo ariko nigitangaza nuko kwima yandirimbo kurya uza wumva ivuga ngo ku mugongo wayo ndaco zaba subiramo mushirimo agatege ntabwo imana mbabwire abantu bazi koga munumve abantu bazi koga buriya n'inka uzuyifata ku gutwi umuntu uzi koga inka igiye gutwarwa uzuyifata ku gutwi inka ikamisa aho abantu nabo wafata babiri ugafa kubakoraho gusa nyine yari umuntu gito w'ubwoba agatera imigeri azagenda ariko iyo bagufashe bakagufata gatoya ugatuza gusa apana gusaragurika umuntu azama gutwara gutya mu mazi gahoro akakwambuza siko bizabigenda icyo nshaka kuvuga niki ni ukuvuga ko umuntu ufite kwihangana niba uzuza ku mugongo w'Imana ntazasaragurika azaceceka umuntu wizeye yamara muri we hakabamo kwihangana niba uzaworoha kuja ku mugongo w'Imana wari wabona ababyeyi uzamubona akaniyo katombose kwagashira mu mugongo kakaza gatera imigeri gutya umwenda ntuzuruhuka kuvaho ukagerageza ugakwega ugahambira kakanga kakagira gutya akane kagasazi ukajishura reka ndebe nimba ntwara mutoke hegari w'abantu bameze gutyo mu kwizera no kwihangana baza batera imigeri ikaru bikavuga ati nguyu ndamutwara yanze kuja ku mugongo Bibiliya mangu isihanganira abantu bose kugeza Imana iracyafite kwihangana kugira ngo batarakizwa bakizwe Imana izidusaba ibyidashoboye Imana izidushoboza ibyo ishaka ko dushobora ikabiduha yamara ikavangu ubwo wemeye kwihangana ngwino ngushire ku mugongo sema amen nigeze kubaza umupastor umwe ibujumbura afite abana babiri bataza bava hasi umwe afite imyaka 18 hasi undi afite imyaka 16 ubundi nawe afite 9 yatangiye yafashwe nguko bakuru be bafashwe mwumve babiri kandi abo babiri umwe yafashwe afite imyaka 6 uwo w'imyaka 18 n'uwo w'imyaka 16 bose bagiye bafatwa bafite imyaka 6 hanyuma ubundi nawe yari afite imyaka 9 nawe yarafashwe afite imyaka 6 noneho gusenga kabona karanezerwa akoima icyo genanje nari mfite umwe nako njewe nyine yararwaye ariko akaja ku ishuri akarwara mu ijoro ariko kumanywa akaja ku ishuri akiga bisanzwe nyine noneho ndamubaza ndise pastor ko tuzatugera mu rusengero kabona uranezerewe kabona uteza amaboko ese byagenze gute uko ari ibintu muzamuna tuzadukinisha tuzagera mu ijuru tuzohura n'ingorane abantu bananiwe n'ubusa wamuva mu bintu
ngo bakwirukanye ku kazi ngo ntusenga ngo bakwirukanye ku kazi. Yewe hari ibihumbi bidafite akazi. Arambwira ngo Imana yaranihanganishije nza kumenyera ijambo. Imana yari imuhetse. Ese turi kumwe? Imana yari ku mugongo w'Imana. Ikize kitujana ku mugongo w'Imana ahangaha ho kwihangana nuko tuba twabanje twande twumvikana. Kwizera kubanza kukubaho, kwamara rero kugasingiriza kwihangana rero kukaja ku mugongo w'Imana. Ariko isomo ko yasa n'indi handi yumvikana. Nubona uvuye ku mugongo w'Imana uzaci ntibikunda kunanirwa n'ukunanirwa. Yewe byarabaye byabayeho n'abandi. Garuka usubire ku mugongo w'Imana. Imana ifite imbaraga. Bibiri bangwa nguri ari mu kuboko kw'Imana ngo ndawabakurayo. Ninde wo dukura ku mugongo w'Imana dufite kwihangana? Reka nsomere ijambo ngaho soma. Ariko sinari nasomye harya mu Makorinto. Bantu usome cyanditswe kibasigire cya mbere cy'Abakorinto, Abakorinto ba kabiri, rwandiko Paulo yandikira Abakorinto ba kabiri ibice 4 n'umurongo wa 18. Nari nahibagiwe, reka mpabahe kugira ngo haze kubafasha. Haravuga ngo Abakorinto ba kabiri ibice 4 n'umurongo wa 18. Natwe ntitureba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka. Yego. Kuko ibiboneka ari iby'igihe gito. Yego. Naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ariko turacyari kumwe. Twebwe ndituze tureba kubiboneka. Nukuri ibiboneka turasubizwa. Nukuri ibiboneka urarwaye. Nukuri ibiboneka urarwaje. Uko kuri kwa Satani uko mavuga ngo nukuri kwa Satani. Ariko kuri ko kwizera sibyo. Ujya kugira ngo wizere uzifatira ku bihangange byasubijwe imyaka n'imyaka. Sinababwiye ko kenshi ni gake Imana yagiye insubiza. Ndamaze nk'imyaka 15, imyaka 10 ejo bundi yansubije nyuma y'imyaka 24. Murebe igisubizo cy'imyaka 24 kandi nari ngitegereje nihanganye. Kavuga nti Imana waravuze kandi ndabizi ko kutazubira. Ariko nanje nageze mbaza Imana rimwe nkayiba ndese byagenze gute ko ndi mukubona ibintu bitabigenda neza. Uku ni gute bimeze? Kambwira atese ikibazo ufite niki? Wewe ndi wasabye kingi kati none wapfuye toya ndahari none. Twisivuga neza Mana. Gusa nyine kutamenya imvugo y'Imana. Wapfuye ndahari Mana, ariko nawe uri kurabona aho bigeze. Bigeze hehe? Ni hehe bigeze? Ni iyo ntandi bisubizo nigihe ke bitaryoha. Kandi niko nyine. Niko nasanze igihe cyose Imana yisubije biza byama biryoha. Kandi uzugira ngo neje gusubije. Mana. Kembereke ikintu kimwe namenye. Timona ejo mundi nari nakodesheje akamodoka nyine karantwara. Ngongere ku muhanda umusaza umwe nabandi babiri ngo umushoferi ngo tubashire ngo baturihi ngo tubarihishe nuko binjiramo. Ndamubaza ndese barishura ngahe ngo 5. Yashitse no bishuri 5 natanze ibihumbi 35. Nishuze uyu musaza n'uyu 5 tito nuko none ngo tugane mu modoka tuganira n'urya musaza ngo amare ambwira ko yatwaye imodoka ntaravuka. Aho nari ntaramubwiraga ko namuhaye lift. Natanze lift. Yashise n'ukuri imodoka siyo wayikodesheje ntabari yawe. Kurya harya uciye utabivuze nta muntu wo bimenya ko atari yawe. Gusa confidence gusa apana ibintu byo kubabayika kera ngo ugiye kuvuga ngo wayikodesheje nta ukubajije. Sanga abantu bamwe bababayika akama
imodoka ngo kwabona ngo nayikodesheje ntawe umubajije abantu uko barage nuko noneho rero icyo nari ngiye kuvuga ngo aze gusohoka ngo ese arishura ngahe n'amani muze we watwaye imodoka ntaravuka none umbi cyatanu ndigendera Imana iguha umugisha yamambaza ngo ariko ngo ukora iki n'umukozi w'Imana ati mpaka nimero ndakamukubise ibindi byakurikiye mu birekera aho ngaho icyo nari ngiye kuvuga ni ntimubona uwagura imodoka none arasa n'uwayiguze muri 60 kuko ntawayiguze ngo agenda yihagazemo n'ukwicara niyo makuru namenye uko abantu bose baguze imodoka muri 60 n'ukwicara abantu bose bubatse amazu icyo barusha batayafite n'ukutimuka ariko bose ni mu cyumba baza barara baza bashiramo igitanda ni matora nishuka nta bindi bisha gusa nyine ariko inzu simbi ni nziza ariko ikibi no kwimuka ariko jewe naragize ubuhanya bwo ariko twaragize ubu hano iyi myaka maze twari twimutse amazu ndagira ngo na 6 mwumva ibyo bitangaza 6 muzi kwikorera ibintu inshuro 6 ariko wawe kujya abandi baza batura mu nzu ngo basa bayigiramwo ngo imyaka nk'5 abandi nk'imyaka 10 jewe twebwe n'umwaka umwe ndagira ngo ni minsi tukabona nyira yaraje ngo nidusohoke bazosubire kandi sareba yo nari kwijambo rivuga ngo kwihangana sinataye isomo kwihangana niko kuza kuba guhetsa amasezerano ngiye kubabwira nono kwihangana iyo kwavuye kuza gusingiriza byiringiro ese turacyari kumwe sema amen reka dusome ibi byanditswe gatoya Abaroma 5 urwandiko Paulo yandikiye Abaroma bice 5 n'umurongo wa 4 n'umurongo wa 5 Imana yampaye Imana ishimwe abari inyuma ko murumva se Abaroma ibice 5 n'umurongo wa 4 n'uwa 5 Bibiliya iravuga ngo kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza kwihangana kuza kudutera kwihanganira sema haleluya ariko ese mwabaye ariko nimwozamura nijwi ariko kubera iki muzamurusha abandi ba ukundu wenje nyine mbere gutya mwicaye muri bazima mwavuga ngo amen no nasanze ariko nasanze kwihangana niko kwa mbere ahandi hasabye indimi tiyasabye kuja mu butayu tiyasabye ngo uzuza muri burakeye oya tiyasabye ngo uzukiranuka ku cashumi banzu bireke mwumve rero imbaraga zo kwihangana buri umuntu arashobora kudasenga cyane ariko yagira kwihangana akagera ku masezerano ese turi kumwe ariko simvuze ngo ndidusenge cyane taza kuzana amatwi ukayapanga ukutari usenga cyane nibyo subiramo kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza kugatera kunesha ibitugerageza amajwi yose imbaraga z'abazimu n'abadayimoni ibigira ngo bidusubize inyuma ibiduca intege ibiyaga biri imbere imisozi n'ibikuta kwihangana kuza kutera kunesha aho uko kunesha kugatera ibyiringiro bandureke se ndahagera hari ndaza kusubira kwagaruka soma ikindi cyanditswe kimwe Yakobo igice cya mbere n'umurongo wa 3 kwihangana niko kwa mbere Yakobo ari hirya y'Abaheburayo abantu batazabagira igice cya mbere umurongo wa 3 Bibiliya iravuze ngo mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana ngo kugera mbega Bibiliya we
birivuze we. Amina haleluya, amina haleluya. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Ko turaganira kwizera kuza guca inzira mu biyaga, kuza guca inzira mu gihome, kuza guca inzira ahantu hatari inzira, kwizera kuza kwacu. Subiramo. mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu, Menye yuko kugeragezwa ko kwizera, buriya kwizera kuza kugeragezwa, kwizera kuza kugeragezwa, ikiza kihanganisha kuko kugeragezwa ko kwizera nishagihe umuntu azayizera bavuga ukumva urizeye pe ukamuvuga uti ndasubijwe, noneho hakagira irindi jwi naryo riza kugugerageza, noneho ryajwi rije kugerageza kwizera. Ukwizera nako kuza gukomezwa niki no kwihangana. Ese turumvikanye ko murumva imikoranire y'aba bantu? Ni ukuvuga ko uku kwizera iyo kuhari ukuga kuri mu nzira, iyo kugeza ahangaha hazaba iyo kugeragezwa, kwageragezwa kukihanganishwa no kwihangana. Mbonye ko mubyumvise. Kurageragezwa, kwizera ko kurageragezwa. Abigishwa babwiye Yesu ngo twongerere kugira gute kwizera, bamaze kubona ko byagoranye. Imana uyu mwaka ikongerere kwizera kandi ikongerere kwihangana. Imba kwizera kwa kugeragezwa ukabona ko kurageragezwa kurashaka gucika intege. Imana ikongerere kwihangana kugira ngo kwihangana gukomeze. Noneho rero agera ubutaragera mu bisubizo, kuko kwihangana hari igihe kuza kunanirwa, ariko ikiza gitera intege kwihangana n'ibyiringiro. Ibyiringiro. Mwemwe ntimugire ikibazo barabakomera amashi, uyu mwanya wose mumaze barabakomera amashi, kuko nta kindi bobaha, kandi nanje simpambwiriza nicaye, nanje ndahagaze. Subira harya rero twari tumaze gusoma, mbasingirize uku kwihangana ngiye gusoza, turataha kare uyu munsi. Hasubire haravuga ngo uko kunesha kugatera ibyiringiro, kuza gutera ibyiringiro. Uko kwihangana umuntu yihanganye akihangana, no akanesha, kurya kunesha agakomera mu kwihangana, cyacika intege, tananirwe, tiyihebe, tasubira inyuma, tiyicare, taryamye. Uko kwihangana kugakomeza kuza kwama gusingiriza byiringiro. bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni. Ibigira gute? Ntibikoze isoni. Ibyiringiro birimo kwizera bikaba birimo no kwihangana, ntibiza bikoze isoni. Banza wicare. Muracankurikiye? Turi kumwe? Yesu ashimwe cyane. Reka nsubire nitonde iri somo abariho ryumvikana. Hari ikibazo wari ufite, wari ugiye kunanirwa, wari ugiye gusubira inyuma, ko ndazamuraga ijwi ngo abinyuma nabo bataza kugira. Ni ukuvuga ngo kwizera kubona iriya, ariko kugira ngo kuzasubizwe habamwo kwihangana. Kwihangana kugaheka kwizera, kwizera nako kwarangiza kukabyara ibyiringiro. Buriya muzamubona ubuzima bw'umuntu n'ibyiringiro. Wamuririmbye yaririmbye yandirimbe bivuga ngo fite ibyiringiro bifite ubu. Iyo game nimbi, iyo game nari nteye nimbi. Muhasubiremo abantu bumve. Byiringiro bifite ubugingo, bifite umugabane. Dusubiremo. Nukuvuga ngo mu byiringiro niyo habamwe ubugingo, mu byiringiro niyo habamwe ubugingo, kandi murabizi mu bugingo, ubugingo nibwo Satani azahiga. Bibiliya banga ubugingo bukora icyaha nibwo buzagira gute, buzapfa. Ibyiringiro nibyo bibamwe ubugingo. Ubugingo nibuba mu kwizera no mu kwihangana, buba mu byiringiro. Kandi aha niho haba hatari. Iyo umuntu aziringiro, nibo barya abantu muza mubona
ngo umuhungu yamwanze cyangwa umukobwa yamwanze akagenda kurira kuri etaje agahanuka ngo apfe. Murebe iyi si yuzuye abakobwa ikuzura n'abahungu, kubera ko ibyiringiro byashize umuntu akurira etaje yamara ariko ibi bintu biri mu kuba ubunyine. Ariko mwabahungu muri bazima ariko kubyara nako nibitangaza. Umuntu azayiyahurira umuntu batari abana ngo uvuge ahubwo ngo yagutereye abana utataye abana ndabarera gute? Nyine satani yo gutera wabareba, dore ko ababyera aribo bazamenya no kunarera cyane. Nuko noneho reka ngareka ko ndeke kugatindaho, ariko nako nirindi somo tuzareba uburyo tuzakora seminere dufasha abantu umutima y'abantu. Umuntu azamenya ko abakobwa kandi uwo nguwo umukobwa wakwanze kurya ntabari wawe unakomeje urabisotera azoshika gukoroge mu mutwe numara uzugira agaseseme. Umuhungu burya wakwanze uzamureke kandi umererwe neza, kurya ntabari wawe. None umuntu mwovugana umwaka, imyaka 2, imyaka 3 yamara akaguhinduka, wamara ukabona ngo mu mutwe ni muzima. Niba ntacyo gusa nyine hari ikintu nawe yoba yakunenzeho ntawo bimenya, nimwe muza musigaye mubimenya naho bigize aho mwabipfundikiye. Ibyiringiro nibyo bigira ubuzima, ibyiringiro nibyo bibamwe imbaraga, ibyiringiro. Sema haleluya. Ubundi twemerewe kwizera abantu ariko ntitwemerewe kwiringira abantu. Mbisubiremo, twemerewe kwizera abantu. Ntukavuge ngo abantu ngo ntukizera abantu. Oya, ugomba kwizera abantu ariko ntubiringire. Utizeye abantu wogera kuki? Sinababwiye wa munsi, sinababwiye umuntu wanguranya amafaranga atari make. Si umuntu abantu ariko gusa wahura n'amaso ugahura n'umuyaga ariko abantu barimwe ibisubizo we. Nukuvuga ngo igisubizo cyawe ntabwo uzobona Imana. Ibisubizo Imana igiye kubiduha biza bihetsa abantu ngeretse iyo byananiranye. Ejo hari umuntu wambajije arambaza ngo ese ngo ni gute ngo Imana ngo yaretse ngo Sawuli ngo ni gute Imana yagiye ngo yatunguye Sawuli ngo gwituma itamuretse ngo bamubwirize. Ndambwira ndiye wa mwana we, Sawuli ninde wari kuja kubwiriza Sawuli? Egari wabagabo bamwe batotunganwa, Imana izireba ikabona nta muntu umugezaho ubutumwa, ikavuga ngo ngiye gukora force zanje gusa, ndakoresha imbaraga zanje. Shini ko Imana izikora, izireba ikavuga uriya ni ntagondwa ntawo hinjira yomara abantu, ikamivuga ati ndakora service yanje njenyine. Singa kurya muzamubona si umuyobozi mukuru w'igihugu, muyobozi wacu iyo yamaze kugendiriya ibibazo byagagaye, nyakuba president nibakureke ikibazo ariko sinabona kantoza nkunda ngaho. Iyo mpageze umunezero nibyo nzankurikirana iyo yagiye ahantu agiye gukemura ibibazo by'abaturage. Maze ngabona uburyo abantu batari kose wewe wabikoze iki ngurumva ngo boya ndakubajije wabikoze kariya niko nzakunda we. Yamara kabango ngo ariko buriya nibwo buyobozi kandi
nanje iyo nje nko mu buyobozi bwo mwisi no bushoboye kuvuga ngo ndi meya gitive hanyuma bambaye oda ngo ningire gutya ngo iki ngo uyu mwanda uvanga hano ibi biti bigatwara iminota gute tibaca umugani ngo uhagarariwe n'ingwazagira gute wazavuma numenye kugenda nkwega abantu yeme abantu bataba umva rero icyo nshaka niki icyo nshaka kuvuga ese turacyari kumwe mwavuga ngo amen sema haleluya tongere kandi haleluya Imana ikongerere kwizera kuza kongererwa abigishwa baravuze ngo twongerere kwizera kugira ngo ibi ngibi yo bicitse umuntu abapfuye iyo byashize uzuganiriza umuntu ukagira ngo ariko arakumva naho ndahaya kumva ibyiringiro iyo byashize umuntu aza kumva nk'uko ahora yumva abandi akavuga ngo n'abandi nuko niko bambwiye kubera iki ibyiringiro iyo bimaze gushira izi ni imbogamizi mpange ndavuga zazituma ibyo kwizeye utazubigeraho iyo habuze kugira gute kwihangana kuza gusingiriza ibyiringiro ukabura ibyiringiro ugategereza ngo uzagera kuri biriya kubera iki hari aho byapfiriye reka nsome irindi jambo rimwe Abaheburayo ibice 6 umurongo wa 19 ariko mwandike na Zaburi 125 n'umurongo wa mbere Abaheburayo 6 umurongo wa 19 Abaheburayo ibice 6 umurongo wa 19 6 umurongo wa 19 Bibiliya iravuga ngo ibyo byiringiro tubifite nk'igitsika umutima ibyo byiringiro tubifite nk'igitsika mutima ibyiringiro nibyo biza turaza gusoma ijambo ry'Imana twumva icyo ibyo byiringiro tubifite nk'igitsika mutima aho gikomeye kandi gishikamye cinjira hirya y'umwenda kizacinjira hirya mwumve namwe byabyiringiro kizacinjira hirya y'umwenda ukingiriza hera cyane aho Yesu yatwinjiriye atubanjirije amaze guhinduka umutambyi mukuru iteka ryose mu buryo bwa Melisedeki. Imana iguheze umugisha. Amen. Sema amen. Tawe ufite biri jambo ry'Imana. Twumva iri jambo rivuga ngo igitsikamu. Murebe biri jambo ry'Imana. Twumve ako kandugwa. Bibiri jambo ry'Imana iravuga ngo kwiringira ibyo niko gukomeza imitima yacu. Nk'umugozi uziri ku bwato. Haleluya, Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Ariko biri jambo ry'Imana we urasubiremo girabumwe. Ese turacyari kumwe? Gusa timomenya umugozi uzirika ubwato mutarana bugenderamo. Izo ngorane ariko ndagerageza kubisobanura nje nabugendeye mu bwato ni nani niyo bazabita nimba ari inanga iyo ubwato bwageziriya bikanga ariko azabigihe byanga nabyo ico genda babwiye umuhengeri wabaye warabaye uradutwara kune kuri nanga biranga kure kuri uwo mugozi agiye kusubiramo biranga sigara twatubwira Imana ngo data nimba ukidufiteho umugambi utugarure dereva aratubwira ngo mwanze kutubu tiyavuze kuomba byo byari byashize hari hasigaye gupfa araba gusa ngo mwanze kutubu abantu baratubu kandi nshobora koye mwabona abantu batubu batabishaka nuko ubwo baratubu kasa kumi aratubwira ngo Mungu arasaidia ariko Mungu we ngayisubira hasubire kwiringira ibyo byiringiro niko gukomeza imitima yacu gukomeza imitima y'abakristo yabizeye Imana aho nk'umugozi uziri ku bwato ukabukomeza nk'umugozi uziritse ubwato ukabukomeza ngo budatwarwa n'ikiziriko kidacika kitarekura
gicengera hirya y'umwenda ukingirije cya cyumba kizira inenge cyane. Sema haleluya. Ariko wasomye neza abantu gusa bazatinda gukoma amashi ariko mama ko no uziko nanjye ngari nahasomye neza uburyo ariko mumshe uburyo habuze barasubiramo ngo hagacengera abacengezi sanze ibyiringiro ubyiringiro subiramo abantu bumve noneho ndaceceka. Kwiringira ibyo niko gukomeza imitima yacu. Ibi ngibi kwizera kwizeye. Ese turi kumwe? Kwiringira ibi kwizera kwizeye. Ibi ngibi ubu kwizera yabonye. Kwiringira ibi ngibi rero. Ibi bihabi kubwira ngo iriya bizahinduka. Bikubwira ngo iriya uzazamuka. Bikubwira ngo iriya hazabika. Bikubwira ngo ibintu bigiye guhinduka. Ibyo byiringira ibi. Aho kwiringira ibyo niko gukomeza imitima yacu, nk'uko umugozi uzirika ubwato ukabukomeza ngo budatwarwa n'ikiziriko kidacika kitarekura, gicengera hirya y'umwenda ukingirije cya cyumba kizira inenge cyane. None uri kurumva wewe ikiziriko kubyiringiro ko baye ngo ni ikiziriko kitazakirekura kandi ngo ntikizagicika. Imana data wa twese ikongerera ibyiringiro uyu mwaka. Sema amen. Imana ikongerere ibyiringiro bimeze nk'umugozi udacika kandi kurya k'ikiziriko buriya mwarimu ikiziriko gasinga umugozi bagize ikiziriko ni kibi bakoziritse tibizabirinda gusenge. Ibyiringiro iyo bihari ntibisaba amasengesho ni ikiziriko. Ibyiringiro byonyine bizabyama bizirika gusa iby'Imana yavuze. Atuye inyuma y'ibihe harutitangi bimukoraho Yesu musubiremo. Atuye biligani mena prili flida begenia aluga ibihe sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Iyo umuntu afite ibyiringiro abayetswe n'Imana, mwibuke yuko abayetswe n'Imana ntakize kibuza amasezerano gusohora. None Abrahamu se yabyaye ageze nyine muri 84 nzangunda kuvuga akakuru nagihantu ngo amare barambwira ngo nzurira indege yeme nkiri ya ruguru muri 2000 kirage kukubwira ngo ururira indege umuntu abahaye akubwira ngo wasaze kurira indege nari ntaranayibona keretse mu kirere hejuru imwe yageze ikata karongo umuntu yabambwiye ati neza kuri indege 87 turagenda 87 turagenda 2010 ndayurira nja Ethiopia nicaye ndavuga nti bwa buhanuzi burashitse indege ndayikandagiye mu kwere kabisa. Wega nyine indege sigari nani bamwe ni kwa magari hayiko nubundi turana ijamwe nawe wari wayijamwe indege vuga ngo ya nareka kubivuga sese siko Imana yabwicubahiro izisezeranye igashitsa n'Imana y'amasezerano n'Imana itazayivuguruza
amaso y'Imana, kandi Imana izi kwishika ino kwizera. Kwizera no gutunga amaso y'Imana. Iyo wizeye ubutunza amaso y'Imana, tuzubona bene utuntu duto duto. Reka manuka rero kugira ngo nsoze. Nono ibyiringiro niho harya aho muje kwasoma Zaburi 125 havuga ngo wiringiye Uwiteka, ngo abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'iki kumusozi utazubasha kugira gute. Mama umwe yarwaye kanseri, ahangaha arwara kanseri, aragenda arashira pe ndagira ngo murayizi yo kanyagwa nayo. Imana yaba yarayikuye ku isi tawo bishobora nyine. Nuko noneho agahwera yahembuka, yari umumama, ngo akabwira umugabo ngo Imana yaravuze ngo nzabyara umwana w'umuhungu. Ariko ye akagenda agahwera, abantu bakabwira umugabo ati yewe wagipfuwe, ibi byararangiye. Kuriya ni ukuvuga ngo kanseri yagiye mu mutwe, ubwenge ntibugikora neza, amagufwa karavuga. Akagenda yahembuka akabwira umugabo ngo nibutse ko Imana yavuze ngo tuzabyara umwana w'umuhungu. Mama wehehe, mama kwizera. Murebe kwizera kwiwe kwari kugiheswe no kwihangana, kandi kwihangana kwari kwasingirije iki byiringiro. Byiringiro nawe ngo agire gute, asingiriza gukiranuka. Sinza karimba bagazarimba amwe muri bato ntimwokamenya, ariko nako sinkazi ngiye kuvuga akantu kangana gutya, nako niko nafashe naje kera nkiri umuzayifu. Gukiranuka k'umuntu kurandura kukagira ibizinga, numubona ari mwiza ejo ugasanga yandutse ukundi. Reho y'umuntu nibanga rikomeye, amenye biza bejo iryo niba. Sema haleluya. Ibanga rye yandi ni muzamuririmba ngo yafashe ibanga ryacu ngirigira gute, tandira imbi mwazarimba ngo yafashe ibanga. Oya ngo yafashe ibanga, ngo yafashe ibanga ryanje ngirishira. Hari Nsenkaba haleluya. Nako turagasubiramo we, numvise kajwigira mama. Ariko mbabwire iyi Imana izana ibyacu ikabiha abantu, ikabibapokeza. Twaduhuye n'amajari yo ikabicisha mbega abantu kuntu bazabanga ko abandi bazamuka we, banga ko abandi bavugwa we, banga ko abandi bagera mu migisha we. Mwabantu mwe ko navuga bariri hanze no yafashe ibanga ryanje muhasubiremo yeme. Ariko Imana ishimwe ko ku cyumweru tuzakoresha mikrofone. No bazana bubatsi nka batatu kwifaranga zabonetse, ariko za faranga ni ku cyumweru niwo mwisho. Ngiye gusenga yeme, timunkoroge namwe ngo nsenge amasengesho mbaye numva afite imbaraga, ariko Imana irabashira inzira. Ni ku mutima umbwiye muririmbe kakarima cyo ngukundira.
nkundira. Sema haleluya, sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nta muntu ufite isezerano ryawe, ndawe uryicariye. Niba nabitekereza ntazabishobora. Umunsi Imana data, sema amen. Gukiranuka naha rimwe na rimwe bipfira hakudakiranuka. Umuntu akagira kwizera, akagira kwihangana, akagira ibyiringiro, yagera hangaha akananirwa gukiranukira Imana. Warangiza ngo abahanuye barabeshe, ntibabeshe. Aya niho bamwe baba bandi. Mudamu yigeze kuzi wanje ni mu Burundi mu gitondo kare ari umwangirikani, mbona arinjiye kuri biro azahayarira. Ndamaze se niki mada ngo se ngo Imana izibesha ntoya. Ati ndizibesha Imana, ndizibesha ntoya Imana, ndizibesha. Ati nkubwire ngaye mbwire. Ati abantu baraje barambira ngo Imana irababwiye ngo ikindi gihe ngiki ngo zoba wabyaye, ngo ugende ugura imyenda y'umwana uyibike. Ati ndagenda ndagura imyenda ndayibika umwaka ninda ntanda n'amakuru yayo ntayo. None kurabona Imana ntizibesha ntoya. Ngo none wowe ubivuze hiki? Sinza nerekwa njewe ariko nza mbona. Ati none kurabona gute uzabyara? Ndamwira mada, ndagukorera ikintu kimwe. Nzoza nza mu rugo buri mugoroba nze kukwigisha kwizera, kwigisha kwizera, ibyiringiro bize, kwihangana kuze, ukiranukira Imana, uzabyara. Ubu afite abana 3. Niba twumvikane mukagira Imana mwe, nimuvuge ngo amina. Twongere haleluya, dusubire kandi haleluya, tugarure n'abandi, tuzane n'abandi. Niba Imana yarabwiye Abanyesirayeli ngo nibakomeze bagende imbere hari ikiyaga, muri ko murabona ntibyari ubusazi. Reka gusubira inyuma, komeza. Ikiyaga kiriho, umusozi uracariho, komeza ugende. Reka kwicara, reka kuryama, reka kubivamo. Ikigaragara n'aya maso y'umubiri, ikiyaga kiracariho. Ariko kwizera kuza kubona hirya y'ibiyaga hariho inzira. Hariho inzira. Aya makuru nimbamu. Iyi ndirimbo yaranishe kabisa. Iyi ndirimbo ngo kuamini pasipo kuona. Kuamini pasipo kuona inafaa kati. Igucengeremo iyo ndirimbo, igucengeremo. Usifiwe Yesu Kristo Mwokozi. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo. Usifiwe Yesu Kristo. Ugumurebe mu mutima wawe, urebe nimba uri mu gukiranukira Imana. Imana iragusubiza uyu munsi. Ubwira Imana ngo Mana ndashaka gukiranuka imbere yawe. Kuamini sipo kuona inafaa kasafari siku moja. Delamina me ligini meni aprigeni flidele. Asante. Kigitondo Mana urememwe abantu kwizera. Usifi Mana uremera abantu kwize iki gitondo habeho ibintu. Habe wimpinduka mu bugingo bw'abantu. Mw'izina rya Yesu Kristo wera uri mu ijuru. Imbaraga
imbaraga z'umuka w'Imana zigere mu bugingo bw'abantu, abantu wongera ubareme babe basha bakanguke. Gandela bena frigini leda la dena shala detas mayugeni mea la dena tetala salade. Usifiwe Yesu Kristo, Mwokozi mzuri kabisa. Usifiwe. Temela alo bagani meni gania la grine pelgani shuli de pateta begani ala demandi slidri kanimea. Usifiwe Yesu. Zamuka mu kwizera, zamuka, kanguka bamaso. Uyu munsi ni wawe, uvugane n'Imana, ubugingo buhembuke, ibintu biremeke, bibe bizima, bibe bisha mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Imana ndiziranirwa, Imana ndiziturebera mu bisekuruza. Oya, wirengagiza ibyabaye n'amakuru yabaye bakavuga ngo byagenze gutya. Oya, bigomba kugenda uko Imana ishaka kugenda, nuko wizera. Gusa icyo ngusaba, wizere, maze amaze kwihangana guheke kwizera, kwizera kwihangana guheze byiringiro, byiringiro asingirize gukiranuka, gukiranuka asingirize isezerano gusohora. Maze icyanditswe kimwe, nimba uhari, niba wari ucitse intege, nta gipindi kirimo uyu munsi n'uwawe. Niba hariho wari kubona byanze bikanga, uyu munsi n'uwawe nanje, uyu n'uwanjye nanje. Imana ikuremere kwihangana, kwihangana gutange mu byiringiro, byiringiro aheze gukiranuka, gukiranuka. Musomere ijambo ryantangaje, ibyahishuriwe Yohana ibice 2 n'umurongo wa 10. Tutinye ibigiye ibyo ugiye kubabazwa, ureke kubitinya. Aho kugira ngo mugeragezwe, ni iminsi 10 gusa yo kubabazwa. Ujye ugira gute? Aho ni ibyahishuriwe Yohana ni igice cya 2 n'umurongo wa 10. Havuze gukiranuka, apana icyumweru, apana ukwezi, apana umwaka, apana imyaka 2, apana imyaka 10, apana. Karavuze ngo tuze dukiranuka kugeza tugeze he? Dupfuye. Nihe byangiye mu kwizera, warizeye. Byangiye se mu kwihangana, aho ubona byari byanze ni mu byiringiro. Mu byiringiro se biriho hanze mu gukiranuka. Gukiranuka ni ugukora icyo ijambo ry'Imana rivuga. Imana ibwira Nowa, iramubwira ngo ubaka inguge, ngiye kurimbura abantu. Mwumva iryo jambo riratangaje. Gukiranuka ni ugukora uko ubwiwe gukora, utabaza, udasiguza. Nowa taba yarumvise, aba yaravuze atese inguge niki kwanza, ta nguge yari yahaba. Icya kabiri yari kubaza atese imvura niki, ariko se kandi akanabaza atari ko nzubaka inguge gute njewe nyine. Ibyo bibazo byose iyo umuntu ashaka gukiranuka ntazabaza nta yandi makuru. Ni nacyo gituma uzumva Nowa Nowa komeza kubaka iyo nguge. Mureba ko kavensi ni kwijana na kangahe. Ndashaka ko ngako ako kavuga ngo Nowa komeza kubaka, uko bamusekaga niko yagiraga gute. Ntawuze ahwiri iri kuri kangahe? 38 mugakiza 38. Ngahere bagira ndagiye gusoza ni minota ndirarangira. Nari sinarimba kumweze ndi twatugize nk'iminsi.
nubwo nyine nuko mbivuze nije wari ubakumbuye namwe nimba mwari munkumbuye. Haleluya, amen. ubwo dukumburanye tubanze dutuze rero, sindatinda ubundi se ko ndatinda ko turaje hehe nuko mwabonye ni uharebe nyine, si wowe ufite igitabo, hari izo nzi se, reba ahantu niko bamusekaga. upfafa rwo dore utuye umusozi kandi ndamaza ibyo ukora dore utuye umusozi kandi ibyo ukora biratuyobe. Uwiteka wari sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe, wasifiwe Bwana. Uyu munsi naharibitse nahuye na Yesu Kristo. Ese birumvikanye abagizi ba nabi kubera bahozeho kera bujuje isi ibibazo n'ingorane, abantu bakanga abandi, bakarwanya abandi, bakatesha abandi umutwe, abantu bujuje isi ibyaha n'ibyago, ibintu biri mu kuba muri iyi si. Ejo bundi ariko president ariko dufite ubundi perezida ni mu buryo yiyamye avuga abantu batari mu kwambara neza, mwarabikurikiye. yabari nje yaratumye, yabari bamubwiye amakuru ngo avuga ati mudaheranwa ndagutumye genda ukorera ako kazi. Mama nyakubahwa perezida we ariko no bitunganya yeme ijwi ry'akambwe ati genda we fanya kazi. Ari ibintu twari dukwiye guca tukabica burundu, bikavaho burundu. Abujuje isi bakayuzuza ubucafu, apana isi no mu rusengero barimo kuzuza urusengero ubucafu. ngaho kagatero nanje ngo kagatero nyine batagiraho n'igitero shabagisha manuka hepfo. Nowa arakomeza gusa, komeza asabina baga kobamu wasubire we usubira aho ngaho. Niko bamu kaga. Sema haleluya. Isi ni kwayitubwira ngo turabafafa, isi ni mukuvuga ngo ndituzi ibyo twayi dukora, isi ni mukuvuga ngo twarayobye, isi ni mukuvuga ngo turi inkora busa, turi inkora busa dufite icyo twakurikiye. Uko dukora niko baba tunenga, uko dukora niko baduseka, uko dukora niko badutuka. Turi inkora busa dutegereje umunsi umwe gusa, n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, iby'Imana yavuze izabisohoza. Sema haleluya. Si twe twenyine bahaye baseka n'igihe cyane wabaramusetse bararabanga ibya yakora n'iby'abafafa. Dufite ubwenge bwuzuye, twarize, twaraminuje, turabaswa, turabagabo bategetse ingo. Ariko wabwira undi mugabo ngo n'umugabo ngo ntaza atekereza ngo ntabitekereza atunguza urugo utarumutungiye, umuntu utaramfashije kurera abana ngo bige agahagana aho ngaho ngo ntabwenge mfite njewe azambaze ko yandereye.
niba yarandereye nyine urumva ko nuko nguko mama we twebwe mbega abagabo mbega inkora mami twebwe dufite n'ubwenge bw'Imana ukuye ubwenge bw'isi ubwenge bwo kwiga ubumenyi ko tukaba turafite tukongeraho n'ubwenge bwa data n'ubwenge bw'umwuka wera sema amen nta bwenge dufite bandi nkubwira umuntu umudokiteri umuntu ugize imyaka mu kazi bataramwandikira ko yibye abo hanze bibye bamara akagaruka bakavuga ngo nitwe tutagira ubwenge twe tutazatwiba nta bwenge dufite none abiba nibo bafite ubwenge kanyuze basubizamo ako kaverse tahe ndiko ndabona mahanga litama numwete wose wenshiramo umwete nikoba no wayasa igitero gukurikira kiravuga nabi rero birabaye barinjira legani manda la bela prigani balea la tita la bala muhasubire hasubire sema haleluya Bwana Yesu asifiwe umunsi umwe tuzinjira data kinge ababaye batubona batureba bazatangara umunsi umwe data azadukingira azakinga kachane sema haleluya wiva mu by'Imana wisika intege wisoka mu Mana hari amahoro hari imbaraga abantu bareke kutwitiranya ngo turasa nabo hanze ndidusa dufite ibyingiro muri twebwe sema haleluya nico gituma tutananirwa umugabo mwe yarambwiye hano hanga arambwira ati pase ati mwebwe abakristo bose nabakire namwe antoya harimo nabandi bantu babake natoya teze kubereke ati reka nkubwire ati mwebwe mugira ikintu kiza kibahumuriza sema amen ati mwebwe mugira ikintu kiza kibahumuriza kikabaremesha umutima mugakomeza urugendo ntimunanirwe sema haleluya kandi nukuri ntiduhuye nabisi tureke gusohoka mugakiza uko bavuze ngo nakingure ngo asohoke ngo ivura irahita ntamvura ihita ibyisi bizahoraho ko birakomeza dukomeze tube muri Kristo niba bakomera amashi nimusoza muce mu rugo mbaha ifanta kubera ko fanta nimbi muce mu rugo kubera aka karasisi nabakoresheje mugomba guhabwa agashimwe kinani kifanta ni fanta mutaza kugira ngo nihindura ifaranga babacu boza kubona nimba amafaranga ni fanta munywa kandi nayo ntabuze uwo yabaha mwakoze akazi sema amen nihe byanze kwizera warizeye nabyo wabyarananiranye tugiye gufatanya gusenga woba warihanganye wagera mu byiringiro kwiringira bikanga tugiye gufatanya gusenga woba wariringiye byaza kugera mu gukiranuka bikanga urahari bahasi dusenga nimba uhari
waye wumva hari ahantu byanze bikanga uko wahozeho kera n'uyu munsi ni kuri. Iyo ni igame mbi, ni igame nateye nabi, ngahere baka igame nziza gira dusenge. Tugiye gufatanya na mushumba gusenga. Wizera Imana iracyakora, ntirahinduka, iracyafite za mbaraga. Turafatanya gusenga nawe wature nawe atujye imbere nanjye ndi. Karibu mushumba gusenga. Yesu ashimwe. Amen. Hallelujah. Yesu ashimwe. Tubanze duheze Imana icyubahiro. Hallelujah. 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 Tuzatwizera tukihangana washikanga aha mu gukiranuka kugasohoza. Hallelujah. Baba utukuke. Pusharapa. Shimwa Mana data. Shimwa kugira neza kwawe. Shimirwa kugira neza kwawe. Shimirwa gakiza kawe. Shimirwa imbaraga zawe. Shimirwa ubuntu bwawe. Shimirwa asubuhi ya leo shimirwa urukundo rwawe. Shimirwa Mana kuri Imana. Shimwa kuri Imana. Shimwa kuri Imana. Shimwa kuri Imana. Shimwa kuri Imana. Tutabagana ankululamo bigandala abuya bani. Urimana 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 urimana. Urimana zitugirira neza. Urimana zidwakwizera. Kwizera kukondora. Uvuga ijambo. Kwiringira Uvuga ijambo. Tukurikira bose turasenga mu izina rya Yesu. Kwizera kukiranuka. Kiranuka kugasoza ibyo kukira. Boya salaje Ni wewe gobaya. gisubizo, ni wewe mutabazi, ni wewe murengezi. Gukiranuka. Utabara imitima y'abicitse intege, ababuze ibyiringiro, abari bagiye kunanirwa. Kubona Yesu we. Umunsi umwe tuzakubona Yesu we. Umunsi umwe kuko twakwizeye, kuko twihanganye, kuko twiringiye, kuko twakiranutse. Bizatugeza mu masezerano. Bizatugeza huri. Ijambo ryawe rikatubwira ngo tuzasa nawe umunsi uzagaragara. Mana mu izina rya Yesu. Aracyasigaye igihe gitoya cyane. Uzaza ntazatinda. Abliganira tugeza no kwizera. Izina ryawe ryubawe kuri iki gitondo Mana. Usura abari bapfuye, abari bihebye. Tubeshweho no kwizera. Uturinde gusubira inyuma mu kwizera. Ijambo ryawe Kuko bose kwizera ariko kugira icyo tukutumarira muri byose. Mana mu izina rya Yesu. Buri wese wakirira ijambo ryawe. Buri wese wakirira ijambo ryawe. Buri wese niyakira ijambo ryawe. Buri wese natunga ijambo ryawe. Buri wese nagenane n'ijambo ryawe. Buri wese nagomane nakomeze kuba ijambo ryawe. Kuko ijambo ryawe ari byo byiringiro byacu, ari byo gakiza kacu, ari byo twihanganiramo, ari byo bidusoreza kwizera. Izina ryawe rigashigwa hejuru. Mana mu izina rya Yesu. Ndagushimiye ko wakoresheje umushumba wawe. Ndagushimiye kuko twabicaye n'ukuri watugiriye neza tukumva ijambo ryawe. Mana mu izina rya Yesu ndagushima ko wasohoje ibisezerano ryawe uyu munsi ibyo twagusabye ukaba wabisoje. Izina ryawe